muhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kurera hamwe ibintu bibiri biryoshya umubano kandi bigatuma uramba. Ibi bintu nubibura mu mubano ufitanye n'umukunzi cyangwa se no mu rugo, umugabo mubana umugore mubana, ibi bintu bibiri ukabibura, uzamenye neza ko uwo mubano wanyu utazaramba. Uzamenye ko urwo rukundo rwanyu ntawe ruzagera. Uzamenye yuko rwose murimo mwirukanka inyuma y'umuyaga. Ibi ni ibintu by'ingenzi. Niba wowe wumva ushaka kubaka umubano urambye, niba ushaka kubaka urugo rurimo urukundo birambye, ibi bintu ugomba kubyubaha. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukumenya yuko umugore, umukobwa, umusore, umugabo uje mu buzima bwawe hari ibintu muhuza. Ese koko uwo mugabo hari ibintu muhuza? Hari ibintu mukunda kimwe? Hari ibintu mwanga kimwe? Rero iyo uzi umugabo, umugore uri mu buzima bwawe, ibintu yanga kubyanga, ibintu ukunda kwabikunda, ukabyubaha, ukabikunda, ukabikundwakaza, waba uri muri ibyo bintu rwose ukaba wowe ukabishyiramo imbaraga, urukundo, umubano uraryoha kandi uraramba iteka ryose. Niba uri kumwe n'umuntu ukaba uzi neza yuko akunda kureba filime, nawe urakunda kureba filime, mwamuyirimo rwose mukayiryoshya, mukayirimo n'umutima wose n'ubwenge bwose, mugubwa neza. Waba uri kumwe n'umugabo akunda umupira, nawe uwukunda, ukamuherekeza mu mupira, mwamuri mu rugo muwureba, mukaba muri kumwe neza, mukaryoherwa. Ibyo bintu birabafasha kubyubaha, ukabyubahiriza. Niba uzi ko umugabo akunda kurya ibi biryo cyangwa umugore akunda kurya ibi biryo, ibyo bintu mukabyitaho, mukajya mubyubahiriza, mukabiha agaciro, kandi umuntu umwe akaba birimo n'undi abirimo, mukaryoherwa. Ibyo bintu bituma urukundo n'umubano uramba, kubera yuko ibyo mukunda kimwe cyangwa mwanga kimwe muzi kubiha agaciro, muzi kubishima, mukabikunda rwose. Niba uzi neza yuko umugabo adakunda kugenda, nawe ukaba uzi neza yuko udakunda kugenda, ibyo bintu rwose mubyumvikanaho, mukabikoraho rwose, ibintu bigenda neza. Ni ngombwa rero yuko umenya ko mbere yo kubana n'umuntu runaka mu rukundo, ikintu cya mbere ugomba kumenya, ese uyu muntu hari ibintu akunda nanjye nakunda cyangwa nkunda? Hari ibintu yanga nanjye nanga? Ibyo bintu ukabishyira mu mutwe, mu mutima, ukabiha agaciro. Kandi mu gihe mubirimo rwose, mukaba mubirimo n'amano n'umutima n'umutwe byose bihari. Icya kabiri noneho rero, kuba uzi neza yuko hari ibintu bibatandukanya, ukaba ubizi, hari ibintu ukunda adakunda. Noneho rero ibibatandukanya rero ukiga kubyubaha. Niba uzi neza yuko ukunda umupira, umugore adakunda umupira, ukubahiriza yuko atawukunda, ntumutegeka kuza kuwureba cyangwa kuguherekeza. Niba uzi ko ukunda filime, umugabo adakunda filime, ukabyubahiriza, ukamuha rugari, ntumutegeka kuyireba. Niba uzi ko umugabo adakunda hariya hantu kuhajya, ntumuhatirize ngo muhajyane. Rero iyo uzi kubaha umuntu, ukubaha ibintu bibatandukanya, ibyo bintu biryoshya umubano. Amakimbirane menshi rero wahava akagera ashingiye kuri iki kintu cya kabiri, ko abantu benshi baha agaciro ibintu bibatandukanya, umwe agategeka undi ngo abikunde cyangwa se abikore. Niba uzi neza yuko umugore atanywa inzoga, ukamuhatiriza ngo anywe inzoga. Niba uzi yuko umuntu atarya iki n'iki, ukamuhatiriza ngo akirye. Ibi bintu rero nibyo bizana amakimbirane, bikabisha umubano, umuntu akifuza kuwuvamo, igihe kigashiduka yanawusohotsemo. Igihe cyo cyose uzaha agaciro ukubaha umugabo wawe kuko ukunda ibyo adakunda, kandi nawe akakubaha uko ukunda ibyo adakunda. Ibyo bintu birubaka kandi birafasha,
bituma mu mubano wanyu muhora buri muntu wese afite ubwigenge akora ibyo akunda. Niba ukunda kwicara uri wenyine, undi watabikunda agomba kukubahiriza ko hari igihe kigera ukumva ushaka kwicara uri wenyine, ntaze kukusabota aza kwicara nawe, aza kukuganiriza, aza kukuvugisha. Rero abantu benshi bagira kwikunda. Uzasanga umuntu akunda ibyo akunda, ariko ibyo undi akunda wadakunda akumva rwose ashaka kubimubuza. Umuntu akakubuza uburenganzira. Ufite inshuti ugasanga umugabo ntazishaka cyangwa umugore ntazishaka. Ibyo rero ni ibituma ubuza uburenganzira umuntu, bigatuma mushwana, mutabyumvikanaho. Ukunda gufasha, undi yanga gufasha. Ibyo bintu rero iyo umwe atubahirije undi, murabipfa. Niba uzi ko umugabo akunda gufasha abantu wowe utabikunda, mureke abikore kuko biramuryohera. Niba uzi ko umugore wakunda gufasha abantu wowe utabikunda, mureke we biramuryohera, umufashe, ahubwo unamushyigikire. Cyangwa se niba utanabishyigikiye ubyihore, ntugire icyo ubivugaho cyangwa se ntugire icyo ubinengaho. Bitari ibyo ngibyo, ibi bintu bizabishya umubano, uzanarangire vuba. Abantu rero benshi ntabwo bazi iki kintu. Buriya umuntu atandukanye n'undi. Wakundanye n'umugabo, wakundanye n'umugore, wakundanye n'umukobwa cyangwa n'umusore, ntabwo bivuze yuko muri bamwe. Buri muntu wese ikimugize we sicyo gitumye undi abundi. Rero hatabayemo kwikunda, umuntu agomba guha agaciro, akakunda, agakundwa akazi ibyo muhuriyeho, kandi akubahiriza ibyo mutandukaniyeho. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Uramenye ibi bintu bibiri, nujya gukundana n'umuntu, nujya gushakana n'umuntu, ubanza ubicunge mu byo ucunga byose. Ubanza ukore liste y'ibintu muhuza, mukunda byose, ujye ubikunda kandi ubikundwa akaze, kandi niba muri kumwe muri byo rwose mubikoreho neza cyane, kuri umuntu wese koko ibyo bintu aryoherwa. Niba kandi umwe hari ibyo akunda adakunda, ukumva yuko bitabatandukanya, ibintu bitari mwibibi bitabatandukanya, ubyubahe, ubyubahirize. Nubyubahiriza, ntumutegeke ngo abireke cyangwa ngo abikunde wowe utabikunda, cyangwa se wowe ubikunda. Ibyo bintu bizatuma mugirana umubano mwiza urimo kubahana. Kandi ikintu cya mbere kigaragaza urukundo ni ukubahana. Ni ukubaha no kubahiriza. Ahantu hatarimo kubaha no kubahana, nta rukundo ruba ruhari, ahubwo muba mwabanye ku zindi nyungu buri wese aba yashyize imbere. Rero nshuti zanjye, wenda biruta kwivuza. Ese hari ikintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Yakira muri comments. Niyo mushya kwica no kora like, subscribe cyangwa abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Ibyo gishobora kubana namwe kumwe na Dorothée w'impuhwe, nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.